videwo tuberekaho ubworozi bw'inkoko zacu za gakondo zigeze. Ubu tukaba twifuje kugira ngo twongere tubereke uko inkoko zisigaye zingana muri iyi minsi. Abantu bakomeje kutubaza batubwira ngo twongere tubereke mu by'ukuri uko inkoko ziri kungana. Saa munani z'amanywa tukaba tugiye kuzigaburira ibiryo by'amanywa kugira ngo tubereke nanone uburyo izi nkoko bazigaburiramo muri bwa buryo bwacu mumenyereye, uburyo bwo kugaburira inkoko mu buryo butaduhenze. Tuba twazivangingira ngo kameramani yabibereka, ni ibyatsi bivanze n'ibiryo bisanzwe kugira ngo murabibona. Izi nkoko ubushize twaherukanaga tubabwira ko zirimo zirarya amagarama 40 buri imwe. Ubu twarazizamuriye nta n'imwe kurya munsi y'amagarama 45. Bivuze ngo ubushize zaryaga ibiro 20 ku munsi, ubu zirya ibiro 20, hagati ya 23 na 24. Ubwo rero ndagira ngo twibereke, gusa kuzigaburira ni ibintu biba bitoroshye kuko iyo amasaha yazo ageze zose zizana ku muryango aho kugira ngo zize kurya. Kugira ngo muze murebe, kugira ngo nk'uko mubibona murabona ko mwe rwose zose ziba zaje ku muryango ziteguye kurya. Gusa kuzigaburira si ikintu kiba cyoroshye abana gatoya, kuko umuntu umwe wenyine ubu ntabwo yabasha kuzigaburira. Bisaba byibura abantu 2 kuko no gukandagira ntizatuma ukandagira rwose nk'uko mubibona ku ruhande. Nk'uko mubibona umuntu ufashe ibiryo zimwirundaho ku buryo atabasha no gushingura ikirenge. Ariko kubera ko natwe n'ubwo bwose tuba duhari, tuba tugomba gufasha abakozi kugira ngo akazi kaboroheye. Kugira ngo murabibona ijana ku ijana atambuka, murabibona mwese. Gusa iyo umwe ateretse ibiryo hasi zihita zitambukira, kugira ngo murebe twese. Bisaba kwitonda cyane kuko urebye nabi waziterekaho zikaba zapfira. Bisaba ubwitonzi rwose buhagije, kuko mubibona zose ziba zajagaraye rwose zikeneye ibiryo. Bisaba ubwitonzi rero buhagije nk'uko mubibona kugira ngo zose zibashe kurya, kandi urebye nabi zanicana ubuzi bwazo. Kugira ngo mubirebe namwe, ariko ahanini icyo nababwira, umuntu wifuza kugaburira inkoko mu buryo bwiza agomba gukora uko ashoboye kugira ngo azishyiremo uburire buhagije, ku buryo mu gihe cyo kurya niba kigeze hatagira inkoko n'imwe iza kuza kuba ihagaze cyangwa iri gucaracara yabuze ahantu irira. Kugira ngo murabibona turacyafite byinshi byo kuzizanira, gusa ushyizemo bikeya rwose no kwicana zo ubwaho zakicana. Kugira ngo murabibona, gusa ikintu cya mbere ni ukwitonda, umuntu akareba ko ntayaterekaho, kuko uburyo ziba zifite akajagari rwose wanazikandagira cyangwa se ukaziterekaho ibiryo. Ariko icy'ingenzi ni ukubanza gushakisha uburyo ubona uburiro buhagije, kugira ngo hatagira inkoko mu gihe cyo kurya idafite ahantu irira cyangwa izenguruka yabuze aho irira. Kugira ngo murabibona, kuzihereza ibiryo rwose ni akazi kaba gakomeye cyane, unagomba kwitondera kuko atari ibyo inkoko zahagira ibibazo bikomeye rwose. Izi nkoko nk'uko nabibabwiye ni inkoko 500, ariko aho bigeze ubu ngubu ntabwo umuntu umwe yaba akibasha kuzigaburira, kuko bizamukundira rwose ntiyabona uko azigaburira.
Ryari ryashize? Eh? Grande. Inshuti zacu rero nk'uko nabibabwiraga, izi nkoko kuzigaburira aho zigeze ubu ngubu ntabwo umuntu yabasha kuzigaburira, bisaba umuntu urenze umwe kugira ngo tujyemo hano ubashe kuzigaburira, kuko ntizanatuma ukandagira cyangwa ngo ubone aho utereka zifita cyangwa uburiro bwazo. Gusa iyo umaze kuzigaburira ugashyiramo uburiro buhagije, zose ziratuza, buri wese akabona aho irira. Nk'uko mubibona, uretse ko zikunda kugira ingeso zo gukunda kujarajara, wagira ngo ibishaka kugira ngo irye hamwe irye nanjye uko bimeze, ariko ubundi buri nkoko hano yose ifite ahantu iri. Rero mu gihe waba uri kugaburira inkoko ukabona hari ahantu cyangwa se hari inkoko ziri kujagarara zirukankamo kandi ziri kurya, ni ikimenyetso cy'uko uburiro bwawe budahagije, bikaba bizaguteza ingaruka z'uko izi nkoko zimwe ziba zizakura izindi ntizikure, ukabona inkoko imwe ni nini akandi ni gato cyane. Rero turashishikariza aborozi cyangwa abashaka kuba bo guteganya uburiro buhagije kugira ngo izi nkoko zitazabigiramo ikibazo. Murakoze cyane.